Nyamara niba kubwira ko King James ari umuhanzi udasanzwe ntukajye wirirwa ubitindaho. Yibaze ko King James ari we muhanzi wenyine mu mateka y'umuziki nyarwanda ubashije kuzuza BK Arena ubugira kabiri. Noneho kugira ngo ubyumve neza akabikora iminsi 2 yikurikiranyije, mu gihe abandi bahanzi byibuze no kuzuza BK Arena umunsi umwe biba ari ikibazo cy'imbatura mugabo. Yibaze ko iki gitaramo cya King James cyongeye gutanga amakuru ku bijyanye n'umubano wa Bruce Melody ndetse na Coach Gaël. Ubwo ku munsi wa mbere w'iki gitaramo Bruce Melody ndetse na Coach Gaël binjiraga muri BK Arena baje gushyigikira umuhanzi King James, abantu benshi bahise batangira kwibaza kuri za poste za Bruce Melody ati Coach nawe akeneye undi coach. Umva rero icyongeye kuvugisha abatari bake ku mbuga nkoranyambaga. Bruce Melody akigera muri BK Arena yasanzemo Coach Gaël aramuhobera byimaze, ubona ko bari kuganira nkaho wagira ngo bafitanye undi mubano cyangwa se indi relationship irenze ibisanzwe bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Benshi ku mbuga nkoranyambaga bahise batangira kuvuga ati nyamara ibyavuzwe ko Bruce Melody ashobora kuba agiye gutandukana na Coach Gaël bishobora kuba atari byo, ahubwo Bruce Melody akaba yarongeye kwiyunga na Coach Gaël nyuma y'uko ibitaramo bya Summer Country Tour birangiye. Iki gitaramo cya King James cyongeye kunga abantu. Iki gitaramo cya King James cyongeye gutanga amakuru hagati y'umugabo Bruce Melody ndetse na Coach Gaël. Byari bimaze igihe biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ko Bruce Melody ashobora kuba agiye gutandukana na Coach Gaël, gusa bakongera kugaragara bafitanye umubano udasanzwe nk'uwo twabonanye mbere bagihura. Gusa kuba navuga ko King James ari umwami w'umuziki nyarwanda, ibyo ngibyo ntawakirirwa ubitindaho kuko niwe muhanzi wa mbere ubyibuze ubashije gukora amateka yo kuzuza BK Arena ubugira kabiri. Niba mubyibuka neza muri buka igihe Primus Guma Guma yatangiraga, iya mbere yatwaye na Tom Close. Gusa icyo gihe ibyabereyemo byagarutsweho n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati nyamara iyi Primus Guma Guma ishobora kuba yabayemo ubujura. Iya kabiri King James arayitwara, byahise binagaragaza ko King James ashobora kuba ari we muhanzi wa mbere mu mateka y'umuziki nyarwanda. Umva igitangaje rero nuko muri icyo gihe Primus Guma Guma Tom Close yatwaye, benshi bayishidikanyijeho ku mbuga nkoranyambaga, ariko iyo King James yatwaye abantu bakavuga bati King James yarayikwiriye koko yarayikoreye. Ibyo byahise byongera kugaragaza ko muri icyo gihe King James yari umwami w'umuziki nyarwanda. Noneho rero King James araje akoza amateka mu muziki nyarwanda mu mwaka wa 2026 araje yujuje BK Arena ubugira kabiri, mu gihe abandi bahanzi bakomeye hano mu Rwanda byibuze kuzuza BK Arena umunsi umwe biba ari ikibazo cy'imbatura mugabo. Ibyo byahise byongera gushimangira ko bidasubirwaho King James ari we muhanzi wa mbere hano mu Rwanda. Kuba King James yarakoze performance nziza simbi, ahubwo icyo ngiye kugarukaho ni amagambo King James yitangarije ubwo ibi bitaramo byari bimaze kurangira. King James yabajijwe ku cyamushimishije muri ibi bitaramo byose uko ari 2 birangiye, avuga ko nta kindi cyamushimishije uretse gusa kubona abantu baritabiriye, ikindi ukabona ko banezerewe kuba King James ahagaze imbere yabo ari kubaririmbira. Aravuga ati si ibintu byoroshye kubona igitaramo cyitabirwa n'abantu bangana kuri ya BK Arena zikabasha kuzura ari 2, noneho igitangaje hakaba harimo n'abastari tuza hano mu Rwanda bagiye batandukanye. Ngo tekereza igitaramo cyabashije kwitabirwa na Bruce Melody, Coach Gaël, Rocky Kimomo, Miss Naomi ndetse n'abandi bastari bagiye batandukanye. Navuga hano ngo ndangize atariko icyanshimishije kurushaho ni ukubona umuryango wanjye wari unshyigikiye uri supportive na mama wanjye noneho akabasha kwitabira ibitaramo byombi uko ari 2. Ati byanshimishije, ikindi kandi mpita mbona ko umuryango ko nyuma y'amafaranga n'umuryango wanjye undi inyuma. Barongera baramubaza bati none iki gitaramo kigusigiye shusho ki, ukibonye ute? Tubwire nyine muri make. King James nta kindi yabashubije, yababwiye ati iki gitaramo uretse gusa kuba kinshimishije, ikindi kandi kikongera kunyereka ko Abanyarwanda bankunda, nta kindi navuga uretse gushimira Imana ndetse n'abo bantu bambaye hafi bakaza kuntega amatwi, ikindi kandi bakishyura kugira ngo bumve nongera kubaririmbira. Nanone kandi King James yongeye kubazwa niba hari ibindi bitaramo ari gutegura bitewe n'uko iki gitaramo kitabashije kwitabirwa n'abantu bo mu ntara kubera ko cyabaye nijoro, kandi no kwishyura nabyo ubwabyo bikaba byari ikibazo. Mu magambo ya King James yavuze ati sinjya nkunda gutangariza abantu ibintu narakora kubera ko rimwe na rimwe bishobora kugaragara ko nabeshya abantu. Ati mwebwe mumenye ko ibyanyu ndi kubitekerezaho, ikindi kandi mushonje muhishiwe. Ati numvishe ibibazo by'abantu batuye mu ntara, numva nkwiye kuzagira icyo mbikoraho, niyo mpamvu ngiye na timu yanjye turi gutegura ngo turebe ko ari cyo twakora kugira ngo n'abantu batuye mu ntara nabo tubashimishe. Ariko simbabwiye ngo nzabikora ryari, gusa mwebwe tuzagenda tubabwira uko iminsi izagenda yegera imbere. King James nanone kandi yongeye kubazwa ku buryo yari yambaye, baramubaza ati se King James iriya myambarire yawe wayiteguye gute, kubera iki wagiye ugaragara ukunda kwambara utuntu tumeze nk'uturiho zahabu, nuko ukunda zahabu bimeze bite? King James aravuga ati kuba naragaragaye nambaye imyenda imeze nk'iriho zahabu ubona ishashagirana ukuntu si ibintu nanjye nahisemo, ntabwo nari nabiteguye. Ati ahubwo nuko aba designer cyangwa se abateguye uko nzambara ariko babipanze, ikindi kandi nanjye babinyereka nkabishima nkabikunda nkemeza ko aribyo tugomba kuzakoresha. Ariko ubundi biriya si ibintu natekerejeho wenda ngo mvuge ngo nagashya nazanye, ahubwo nuko umu designer abitekereje nanjye nabireba nkabikunda.
Nanone kandi yongera kubazwa ku kijyanye n'uko stage yari iteguye ko yaramanukiye muri box, ibintu bisanzwe bimenyereye gukorwa n'abanyamerika. Bamubaza niba nta license cyangwa se uburenganzira yabanjije gusaba. Avuga ko bitari byoroshye gusaba uburenganzira bwo gukora ikintu nka kiriya akamanuka muri box, ndetse no kubitegura nabyo bitabaye ibintu byari byoroshye. Gusa hamwe no gutegura ndetse no kuganira n'abamutegura ibitaramo yabashije kubikora kandi bigenda neza. Yinjira kuri stage bitandukanye n'ibyari bisanzwe bikorwa n'abandi bantu bategura ibitaramo. Nanavuga ko byavugishije abatari bake ku mbuga nkoranyambaga. Baravuga bati twongeye kubona umuntu ukoze ibintu nk'ibyo Khalfan yakoze ubwo yazaga kuri stage ari mu isanduku. Twongera kubona nanone umuntu uza muri stage ari muri box ndetse n'ababyinnyi be nk'uko twabonye umuntu wagiye kuri stage ari mu icupa. King James yongeye kubazwa ku bijyanye n'uburyo iki gitaramo yakibonye, amanota yihaye bitewe n'uko yateguraga ko kizaba kimeze n'uko cyagenze. Arangije abwira abanyamakuru ko uko iki gitaramo yagipangaga ariko cyagenze, nta cyahindutse cyangwa se ngo kibe gishyashya mu maso ye. King James mu magambo yati ntekereza ko iki gitaramo ko nari nagiteguye niko cyagenze, ntekereza ko ibintu ko nari nabipanze niko byagenze, uretse duke tutagenze nk'uko nadushakaga, ariko mu buzima ibyo ngibyo byo ntibyabura kubura. Nongera no kwisegura ku bakunzi ndetse n'abafana banjye bashobora kuba batarabonye zimwe mu ndirimbo bakunze, kubera ko ntabwo nari kuririmba indirimbo zose ngo nzirangize. Timu twari turi kumwe yagabanyije indirimbo irazigabanya, ndangije ndababwira ngo nimurekere aho ngaho ndakora uko nshoboye izisigaye zose nziririmbe. Ubwo rero murumva habayeho ubwitange bukomeye, ntabwo nari kubasha kuririmba indirimbo zose mfite kuko ni nyinshi naziririmba iminsi ikira indi gataha. Umva rero icyashimishije abatari bake ku mbuga nkoranyambaga n'uburyo King James yazirikanye abantu bose bamufashije kugera ku byo yagezeho, akabashimira yivuye inyuma nk'aho yashimiye Clement Nyirikina Music. Ngo King James ngo argiye cyegeze kugira ngo abone iby'imiziki ari kubikora n'ibiri kugenda, ngo aravuga ati nyamara iby'imiziki byo ngiye kubihagarika. Ngo nibwo yigiraga inama akajya kubiganiriza Clement Nyirikina Music, ngo Clement akamubwira ati nyamara uburyo uri gukoramo umuziki biri kugaragara ko abantu batari kubikunda, hindura gukora umuziki muri style yihuta, ukora umuziki ugenda buhoro. Ngo kandi ngo niko guhita ajya gushimira Clement, akamubwira ko inama yamugiriye yakoze. Ikindi kandi akaba yanamushimiye hano kuri stage ubwo yajyaga kuririmba muri iki gitaramo cya mbere. Iki gitaramo ni igitaramo cyagaragayemo udushya ndetse n'ibyishimo bikomeye ku bantu bari babashije kucyitabira, ubwo benshi bari bakumbuye kongera kubona King James abahagaze imbere ari kuririmba indirimbo zigiye zitandukanye. Nka byararangiye, indirimbo irimo amagambo King James ameze nk'uri gushimira umukunzi we, ngo oya ubu byararangiye nahinduye imyumvire. Iyo ni indirimbo ya King James irimo amarangamutima ku buryo nawe uramutse uyumvisha aho waba uherereye hose, waba uri mu rukundo cyangwa utari mu rukundo, ishobora kugutera amarangamutima, waba uri umugabo cyangwa uri umugore ukaba warira. Ubwo yayiririmbaga rero muri BK Arena, iki gitaramo cya kabiri cyari kikimara kurangira, abantu bizihiwe batangira kwibuka ibihe byiza bagiranye n'abakunzi babo, yewe bamwe banarize batangira gushaka gusanga King James kuri stage, ariko kubera protocole yari hari n'ibyabakundira. Si ibyo gusa kuko King James yaririmbye indirimbo zigiye zitandukanye zakomeje kugenda zikora kumva umutima y'abari bitabiriye kiriya gitaramo. Gusa kugeza ubu ngubu King James atanze umukoro ku bandi bahanzi nyarwanda, hategerejwe kureba niba ari undi muhanzi uzabasha kuza BK Arena ubugira kabiri nk'uko King James abikoze. Yaba abahanzi nyarwanda yaba abahanzi bo hanze y'igihugu, bose sinekereza ko ari umuntu uzabasha gukora ibintu nk'ibi ngibi King James akoze. Iki ni igitaramo bavuga ko cyari gitegerejwe n'abatari bake. Tekereza ko ari igitaramo cyateguwe mu kwa gatandatu kikaba kibaye muri uku kwezi kwa munani. Urumva hari hamaze amezi agera kuri 2 yose abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari kwisuganya ngo bazabashe kwitabira iki gitaramo. Tekereza ko amatike y'iki gitaramo gisohoka ku munsi wa gatatu gusa yahise arangira amatike aba sold out. King James niko gutekereza ku buryo yatekereza ku munsi wa kabiri ngo azakora ibitaramo bibiri byose kandi yabashije kuzuza BK Arena. Ni ibintu bitari byoroshye kandi byamusabye gutegura, nubwo byamusabye ingengo y'imari, ariko ushatse bavuga ko King James atigeze ahomba, ahubwo bashobora kuba baranarengeje n'amatike yari akenewe. Ikibazo mbaza, ese mubona mu mateka y'umuziki nyarwanda hari undi muhanzi uzabasha kuza agasimbura King James ku ndirimbo ze z'urukundo? None se ahubwo muri aba bahanzi bandi bagiye bakurikiraho, yaba baririmba gospel ndetse na secular music, mubona ari undi muhanzi wapfa kuyingayinga King James nubwo aba yiturije adakunda gusohora ibihangano bye bya buri gihe? King James ni wa muhanzi ushobora kugira gutya agasohora indirimbo imwe mu mwaka cyangwa se indirimbo imwe mu myaka 2, ariko akayikora ikazi ikaba hit song koko ikabiserera mu matwi y'abanyarwanda. Gusa nk'ibisanzwe King James ntakunda kuze
kuzerera mu itangazamakuru ngo cyangwa se akunda kugaragara muri media, ubuzima bw'ubona ko buri prive cyane nubwo benshi bakunda kubuvugaho. Bati King James yanze gushaka umugore, bati King James yagize ati gusa ibyo byose najya akunda kubigarukaho bitewe nuko icyo abahugijwe na cyari akazi ke, ikindi kandi akikorera imiziki gake gake yitonze. King James yabajijwe ku kijyanye no kuba wenda yashaka umugore, ababwira ko akiri kubitekerezaho kandi biri vuba. Mwakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro. Niba ugejeje kuri uyu munota ukiri kureba iki kiganiro, making sure ko wakoze subscribe, ikindi kandi like na share na comment, byose ni ingenzi cyane kugira ngo ufashe iki kiganiro kugera ku bantu benshi.